Yesu ashimwe inshuti bakristo bene data. Dushimiye Imana yo ikomeje kutuba bugufi, kandi dushimiye Imana ikitubashishije kuba tukiriho. Hanyuma Imana iguha umugisha wowe ufashe umwanya kugira ngo wumve rino jambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku izina ry'Imana ryitwa Yehova. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 4. Haravuga ngo mujye mwiringira Umwami Imana iminsi yose, kuko Umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Haravuga ngo mujye mwiringira Umwami iminsi yose, kuko Umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Imana itugirire neza. Turimo turaganira ku mazina y'Imana, kuko bimwe mu bintu byiza iyo tuvuga ngo izina ry'Uwiteka twitirirwa, tukavuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure, ntabwo ari ibintu biri aho gusa, ahubwo ni ibintu ugomba kumva bikaba ubuzima, ku buryo waba ubiririmba, waba ubisengeramo, waba ubivuga, aba ari ibintu bumva cyane. Ko bimwe biri mu Giheburayo, natwe Imana tuyita amazina bitewe n'icyo yakoze, ariko rero tugomba kuganiraho tukayabonera ubusobanuro kugira ngo bizadufashe mu gusenga, mu kwigisha. Uyu munsi turaganira ku izina rikomeye kandi rifite ubusobanuro bukomeye mu ijambo ry'Imana. Iryo zina ryitwa Yehova. Izina Yehova risobanura uwundi cyangwa rigasobanura uhoraho. Iyo tuvuga ngo uhoraho, Imana isumba byose, ngo uhoraho yarambonekeye, tukavuga ngo ni Imana ihoraho, Imana idafite itangiriro. Mu byahishuwe niho Imana yivuze, iravuga ngo ndi Alpha na Omega, iravuga ngo ndi uwa mbere n'uwa nyuma. Ni uko Imana yivuga. Rero Yehova ivuga Imana ihoraho. Bavuga Imana ihoraho, Imana yagiye ivuga ngo ndi uwo ndiwe, iravuga ngo ndiho. Rero Yehova yavuze ko ari Imana ihoraho. Hano muri Yesaya turahasomye, aravuga ngo mujye mwiringira Umwami iminsi yose, kuko Umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Tubonye ko Yehova bisobanura ko ari Imana ihoraho, ni Imana iriho kandi ni Imana ihoraho. Yesu ashimwe. Hano nanone muri Yesaya 12:2 aravuga ngo uwo munsi uzajya uvuga uti Uwiteka ndagushimiye, ndagushimiye, ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Rero ndagira ngo tuvuge kuri iri zina Yehova, kuko Yehova iyo umaze kubisobanukirwa kuko ari Imana ihoraho, uhita ubona ko icya mbere Imana yacu ihoraho. Abantu batanga amasezerano ntibayasohoze kuko badahoraho, n'ibihe birahinduka, ariko Imana yacu ihoraho. Kandi ntabwo ari Imana ivuga ngo ngitera imbere, ngo yagize itera. Oya, Imana yacu ntisaza, ni Imana uko yahoze iri kera n'ubu niko iri kandi niko izahora. Niyo mpamvu mva bavuga ngo Yesu ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, n'ejo niko azahora. Rero ikintu cya mbere umenye ko Imana ihoraho, ushira ubwoba umenye ko Imana ihoraho. Ikindi, Imana ntabwo ihindagurika. Ijambo ryaravuze ngo Imana ntabwo ihindurwa n'ibihe n'iminsi nk'abantu. Imana ntabwo ihindagurika, nuko Imana ni Imana. Ikindi, Imana isohoza ibyo yasezeranije. Iyo nuvuga ngo Imana Yehova, ujye umenya ko uri kuvuga Imana ihoraho, Imana idahinduka, Imana isohoza ibyo yasezeranije. Iyo usomye ijambo riri mu kubara, avuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, kandi ntabwo izicuza, ngo ni Yehova. Yehova ni Imana ihoraho. Isi irahinduka, ibihe birahinduka, abantu barahinduka, akazi kagahinduka, mbese ibintu byose birahinduka, ariko Yehova ntahinduka. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo wiringiye Yehova, tuba twiringiye Imana idatererana abantu bayo.
buriya abantu bashobora kuba bagukunda ariko ibintu bakabura icyo bikoraho neza neza, ariko Yehova we ntago agutererana kandi ibintu byose biri mu bugenzuzi bwa Yehova. Imana ntiyagutererana kandi buriya umuntu ashobora kugukurikirana ariko bikagera nk'urukiko rugakukatira bikarangira, gusa akakuvuza kanseri ikaguhitana bikarangira, ariko Yehova ntagutererana ariko nta nubwo ageraho ngo abure icyo abikoraho. Yesu ashimwe. Rero Imana ntabwo igiteye, Yehova ntabwo ajya atererana abantu. Ikindi iyo uvuze ngo Yehova nk'Imana ihoraho, Imana idahinduka, isohoza byose, idatererana abantu bayo, niyo mpamvu mu Migani 18:10 baravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure abakiranutsi bahungiraho bagakomera. Rero iri zina uretse kuba ari izina ubwaryo rihinduka ubuhungiro bw'abantu baryiringiye. Yesu nashimwe. Mu bihe bya kera icyo bita watchtower, umunara w'abarinzi, wabaga ari ahantu ho guhungira mu gihe cy'intambara. Abantu bahungiraga muri uwo munara bakabona umutekano. Rero no muri iki gihe izina Yehova ni uburinzi bwacu. Hari Zaburi ivuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu, aravuga ngo ni imbaraga zacu, aravuga ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, aravuga ngo nicyo gituma tutazatinya. Rero iyo uvuga Yehova uba uvuga nyine ni izina rirenze kuba inyuguti, ni izina rihinduka ubuzima, rigahinduka ibikorwa, kandi ibyo wizeye bikaba byo. Ikindi iyo ufite ikibazo jya wongera kuri Yehova. Ufite ubwoba wongera kuri Yehova. Muri ibyo yaravuze ngo mbese ufite ubwoba bwo kuzapfa, aravuga ngo bibwire Yesu. Iyo ubona ibintu bikomeye izina rye rihinduka ubuhungiro mu izina rya Yesu. Rero ndayamubwire ko iyo uvuga Yehova uvuga Imana isohoza isezerano, ibyo isezeranya irabikora, ntijya ibeshya, ntijya yibagirwa, ntijya itinda mu gihe cyayo. Niyo mpamvu abamarayika babwiye Sara, Mariya yabwiye Elizabeth, yabwiye Mariya aravuga ngo mbese hari ikintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Aravuga ngo hahirwa uwiringiye ko ibyo yabwiye n'umwami Imana byose bizasohora. Abamarayika nabo baciye kwa Aburahamu babwiye Sara, aravuga ngo barambwiye ngo mbese hari ikintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzakugarukaho. Bivuze ko rero hari igihe twebwe tubona ibintu bitinze, ariko mu gihe cy'Imana yo itaratinze. Rero Imana ntitinda, Imana ntikererwa. Imana ntabwo ijya ikererwa, ifite uburyo bwinshi isohozamo isezerano ryayo. Rero Imana ntibeshya, ntiyibagirwa, kandi nta nubwo ijya itinda. Ibyo yavuze, iyo yavuze ko izabana natwe irabikora. Ivuze ko itazadutererana ntabwo idutererana. Rero bavandimwe, inshuti, bene data, dukomere ku izina Yehova. Kuvuga ngo turikomereho ni ukubaha iby'Imana yavuganye natwe. Ikindi, kuko iryo zina ni izina rifite imbaraga, ni izina rifite uburinzi, ni izina rifite isezerano. Ijambo riravuga ngo komeza isezerano kugeza ibihe ibihumbi. Imana ntabwo ijya yisezerano. Nk'uko Bibiliya ibivuga mu Gutegeka kwa 2:4, haravuze ngo ariko mwebwe habikomeje kuwiteka muracyariho na bugingo n'ubu. Ndagira ngo mubwire ngo rero ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Imana yacu Uwiteka ni Imana yanyu muri bazima. None yamubwire ngo ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Iyo wikomeje ku Mana yo ntabwo ijya gutererana. Yesu ashimwe. Rero ndayamubwire ngo reka izina Yehova ribe icyizere cyawe. Ushobora gushyira icyizere muri bizinesi zawe bigapfa, ugashyira icyizere mu bana bigapfa, ugashyira icyizere mu muryango, mbese ukagira icyizere cy'ahandi hantu hose cyapfa. Imyaka yarumba, amatungo yapfa, haza ibyorezo bya COVID, ariko Imana ntabwo izigera ihinduka. Rero izina Yehova reka ribe icyizere cyawe mu bugingo bwawe, ribe imbaraga zawe mu buzima bwawe bwa buri munsi,
kandi mu gihe ubona ko ibintu bitari gukunda, izina rya Yehova rijye rikubera ubuhungiro. Tugiye gusenga Imana. Ikintu nshaka kukubwira rero, ijambo ryaravuze ngo Imana nta kintu na kimwe cyiza izima abantu bagenda batunganya. Pawulo yaranditse aravuga ngo nitwumvira Imana tuzaba abahungu bayo n'abakobwa bayo, nayo izaba data. Yesaya yaravuze ngo erega niwe data wa twese mwiza. Rero nta kindi, buriya kuba umwana w'Imana ni wowe ubihitamo cyangwa ukabyiyambura. Imana yo irahari, ni urukundo. Rero ndagira nkubwire ngo izina ry'Imana ni Yehova, kandi ribereye abaryiringiye bose ubutunzi. Reka dusengane. Wowe wari wihebye, wowe wumvaga uri wenyine, wowe wumvaga waratereranywe, iyi Mana yacu yitwa Yehova ni Imana ihoraho, ntabwo yashyizweho n'amatora, nta manda igira, nta bwoba igira, nta wayitanga imbere, nta wayikoma mu nkokora. Rero reka izina ry'Uwiteka rikubera ubuhungiro. Hari igihe umuntu ajya ahantu yavuga ngo ndi uwo kwantuza, abari aho bagakangarana bakamuha serivisi biruka kubera akavuze kari uwo kwantuza. Umuntu niyo yaba yarapfuye, umwana we yavuga ngo ndi uwo kwa naka, iryo zina rikaba ryatuma abantu bamwanga urunuka, cyangwa se rigatuma bamukunda urukundo rukomeye. Izina rirakomeye, izina rirakomeye, izina ritunga ba nyiraryo. Rero ndagira nkubwire ko niba izina ry'abantu ritunga abandi, izina ry'Uwiteka riragutunga mu isi no mu ijuru. Reka dusengane. Imana, ndagushimiye kuri Yehova, kandi ndagushimiye ko mu buryo ukomeye wahisemo no kutwiyegereza ukaduhindura abana bawe. Ngaho reka imbaraga zawe zigumane natwe, umwuka wawe wera ajya akomeza kutuba bugufi, kandi ajya turengera uko bwije n'uko bukeye. Reka iri zina ribe ubuzima bwacu, kuko umuntu wiringiye iri zina abeshwaho naryo. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu, amen.